Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri tariki ya karindwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Ni Region Info ngeri Bosco kuri mikoro, aho twongeye kugaruka muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro biza kwibanda ku makuru akurikira. DW yashyize hanze inkuru ivuga yuko mu by'ukuri yakiriye ubuhamya ngo bwaba bwemeza yuko u Rwanda rwaba rufite abasirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo ubwo buhamya no bwa bene miryango bagize cyangwa se bigeze kugira mu by'ukuri abana babo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikubiye muri iyi nyandiko ya DW bikaba bihamya u Rwanda kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi muri iyi nyandiko hakaba hagaragayemo yuko ngo aba baba bahabwa amafaranga makeya nyuma yo kubura bamwe bo mu miryango yabo baburiye ubuzima muri iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo akaba adashobora kuba yaba ingurane y'ubuzima bwa bene bo batikirira muri iyi ntambara. Turaza kubigarukaho kugeza kuri ubu ngubu, naho kandi urimo Colonel Nanga na Bertrand Bizimwa ngo inyandiko zabo ziri kwigwaho kugira ngo batabwe muri yombi. Ibyo byahise mu by'ukuri bigaruka ku witwa Bosco Ntaganda, nawe wigeze kugira uruhare mu bikorwa nk'ibi ngibi by'umutwe wa 23 nyuma akaza gutabwa muri yombi. Bivugwa ko rero abangaba nabo Isirayeli yose bashaka kuba batabwa muri yombi kubera kugira uruhare muri intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Imirwano ubwo igikomeje, umutwe wa 23 rigamba guta muri yombi umuyobozi mukuru w'abacancuro ba Blackwater Eric Denny Prince, ngo aho yaba yarafatiwe mu bice byo muri Ovira, aho yafashwe n'abakomando ba 23 ngo akaba yamaze no kwerekezwa mu birindo bya M23. Ibi ngibi bikaba byavuzwe rero n'abashyigikiye cyamba z'umutwe wa 23, gusa ubuyobozi bw'aba bacancuro bukaba butarigera bwemeza cyangwa se ngo buhakane aya makuru. Mu gihe kandi muri amakuru tuza no kugaruka kwa makuru akomeye cyane yakomeje kugenda agarukwaho hirya no hino mu bice bitandukanye. Imirwano irakomeje, ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wongeye guhagarika ibitero bya 23 byari bigamije kwibasira uyu mujyi wa Uvira. Akarusho nuko ibi bitero byahagaritse bitarakorwa, ahubwo habaye kugaba ibitero hari gutegurirwa mu by'ukuri ibi bitero ku ruhande rw'inyeshyamba za 23. Aya makuru yose tugiye kuba twayagarukaho, tuyave imuzi n'imuzingo, hanyuma turebe n'ibindi bigiye bitandukanye. Ngo murabizi ko tuba tufite n'izindi ngingo zigiye zitandukanye tuba tugomba kugenda tugarukaho. Icyo usabwa gusa no kuza kuba hafi mu by'ukuri tukabana muri izi gahunda z'amakuru n'ibiganiro. Ku muntu utarakanda subscribe cyangwa se sabone, namushishikariza kuza kubikora kugira ngo akomeze kugenda aryoherwa n'amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nimwibagirwe no gukanda kuri Barore TV, gukanda subscribe kabisa, hanyuma naho mukazajya mudukurikirana 5 kwa 5 makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Ubu rero tukaba tugiye kugaruka kuri amakuru yose duhere ku byavuzwe na DW. Yahamije ko noneho ifite mu by'ukuri amakuru ajyanye no gutanga buhamya bwa bamwe muri bene miryango ya mu ngabo z'u Rwanda ngo baba baratanze agaragaza cyangwa se yo gushimangira ko ngo u Rwanda rwaba ruri kugira uruhare muri intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero nibyo tugiye kuba twagaruka ibyavuzwe n'iki gitangazamakuru, twumve mu by'ukuri ibyo ari byo, hanyuma tuze tunyarukira no ku zindi ngingo zigiye zitandukanye. Ni mu nkuru yatangajwe na DW muri rw'igifaransa, aho hagaragaramo amakuru avuga ko ngo ari abasirikare b'u Rwanda b'igisirikare cy'u Rwanda RDF ngo baba baraguye mu mirwano iri kubera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntambara ifatanya n'umutwe wa M23. Igitangazamakuru ntabwo kigeze gica ku ruhande ibyo kuba u Rwanda rwaba rufatanya n'inyeshyamba z'umutwe wa 23, ndetse cyemeza neza bisatira 100% ko mu by'ukuri uyu mutwe wa 23 waba ukorana neza n'ingabo z'u Rwanda. Iki gitangazamakuru DW gikomeza kivuga ko gifite abatangabuhamya bajyaye amakuru ndetse baganiriye n'iki kinyamakuru, ngo bavuga ko imiryango yabo basirikare bapfuye ngo itemerewe gutangaza urupfu rwabo ku mugaragaro. Ibi DW bivuga ishimangira ko hari bamwe bo mu ngabo z'u Rwanda bakomeje kubura ubuzima bwabo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo cyangwa se muri intambara. Iki gitangazamakuru DW ndetse gikomeza kivuga ko cyagerageje kubaza mu by'ukuri kandi kikaba cyarakiriye ubutanga buhamya
ngo abatangabuhamya baganiriye n'iki kinyamakuru ngo bavuga ko imiryango yabo basirikare bapfuye ngo itemerewe gutangaza urupfu rwabo kuko ku mugaragaro, ndetse kuko ngo ibuzwa kubagirira icyunamo mu cyubahiro bitewe n'ubwoba n'igitutu bivugwa ku biterwa n'inzego za leta, ngo bituma iyo miryango ibaho mu bwoba ndetse no mu gahinda gacecetse, igasabwa guceceka ku rupfu rw'abayo nubwo ari igikomere gikomeye ku mutima. Ibyo ni ibikomeza kugenda bitangazwa na DW. Igitangazamakuru gikomeza kivuga ko ngo umwe mu batangabuhamya yakibwiye ko cyangwa se yagize ati, ntekereza ko leta y'u Rwanda ikwiye kwemera imiryango kwabasanga ndetse no gusezera ku babo mu cyubahiro. Hari ubwo babuhoraho cyane cyane ku bijyanye n'umutekano wacu, kuko duhatirwa guceceka ku kintu kibabaje cyane nko gupfusha umuntu dukunda. Ibi bisobanura no guteza ihungabana rikomeye, ngo bishobora no guteza ihungabana rikomeye. Igitangazamakuru DW gikomeza kivuga ko ngo iyi miryango ivuga ko nk'indishyi z'urupfu rw'abo basirikare ngo leta y'u Rwanda ibaha amafaranga angana na miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, ngo angana n'amayero 1,160, ariko benshi muri bo ngo bavuga ko ayo mafaranga adashobora gusimbura ubuzima bw'umuntu, ndetse ko kutemererwa gutanga icyunamo ku mugaragaro bikomeza kubangamira intimba ndetse n'ihungabana rya bene miryango. Aya makuru rero nyuma yaho atangajwe na DW yakomeje kugenda atangazwa ndetse akwirakwizwa n'ibitangazamakuru ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Congo, ariko kugeza ubwo twinjiraga muri studio za Region Info nagira nkubwiye ko u Rwanda ntacyo rwari rwakigeze rutangaza ku byavuzwe muri aya makuru ngo rwemeze cyangwa se ruhakane koko niba ari byo, ngo hakaza kubaho gutegereza kugira ngo hamenyekane rero ukuri kuri inyuma mu by'ukuri ya byose. Ibyo rero nakubwiraga ni byavuzwe na DW mu nkuru yabo basohoye iri mu rurimi rw'igifaransa, aho bavuga ko rero bakiriye ndetse n'abatanga buhamya cyangwa se n'ubuhamya mu by'ukuri babasha kuba bababwira uko bimeze. Kugeza kuri ubu ngubu biravuga ko ingabo zidasanzwe zishobora kwinjira mu bice bigiye bitandukanye bisanzwe bigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 mu rwego rwo guhagarika ibitero biri gutegurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ni nyuma y'uko bivugwa ko hari amakuru avuga ko abita Kabunambu mu minsi ibiri ishize mu masaha 20 Puritono kuva mu masaha 48 hamaze kuba habaho ibitero bikomeye cyane bigabwa muri aka gace, kubera yuko M23 ihafite ibirindiro, kandi ngo ibi birindiro ikaba imaze iminsi biteguramo ibitero byo guhungabanya ibicirimo nka Sange, Kavimvira, Kiriba ndetse n'ahandi. Ubu ngubu rero igisirikare cya leta ya Congo FARDC ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa barimo na Wazalendo ngo bakaba bari gutegura ibitero bikomeye cyane byo gwashya burundu izi nyeshyamba ndetse no kurushaho kubasubiza inyuma kugira ngo batazabasha gukomeza kwegukana imyanya igiye itandukanye hano muri utu duce two muri Kivu y'Amajyepfo. Gusa benshi baravuga ko ibikorwa bya 23 ku kugaruka mu mujyi wa Uvira biri gusa n'ibyeruye mu buryo biri gukorwamo, bityo hakaba hari gutegurwa ingamba zishoboka izo arizo zose ku ruhande rwa guverinoma mu rwego rwo kwirinda kugwa mu ikosa rishobora gutuma bisanga mu by'ukuri bongeye gutakaza umujyi wa Uvira. Ibyo bigakorwa guverinoma ishimangira ndetse yerekana neza ko ifite gahunda yo gukomeza gushimangira imyanya yayo kugeza mu mujyi wa Bukavu. Ibi bikagaragazwa no kuba iri kuzenguruka imyanya imwe n'imwe ngaha muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko ubu amakuru avuga ko imirwano ndetse n'ibitero by'igisirikare cya leta ya Congo FARDC byaba byamaze kugera harimo Nyangezi ndetse agace kari bugufi cyane n'umujyi wa Bukavu. Bikavuga ko bitwa Wazalendo bakorana n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo aribo bari gutegura urugendo rwabo rubaganisha ku gufata ndetse no gukuramo umujyi wa Bukavu. Hakaba gitegerejwe igisubizo rero kiza gutangwa mu by'ukuri kugira ngo barebe niba hashobora kubaho
kugera ku ntego y'ibitero byabo. MONUSCO ivuga ko yiteguye gufatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bigamije gushyira ku iherezo iyi mirwano mu gihe ibona ko imirwano igikomeje. Icyakoza bigaragara ko ibikorwa bya MONUSCO nabyo bigenda bigura intege cyangwa se bitari ibyo kwizerwa hakurikijwe imbaraga n'ubushobozi bikorwamo. Gusa kugeza kuri ubu ngubu bikaba bigaragara ko imirwano igikomeje, nubwo MONUSCO ivuga gutyo. Yaba Kivu y'Amajyepfo yaba Kivu y'Amajyaruguru, imirwano iracyakomeje hano muri bino bice. Mu makuru agenda tugeraho agaragaza ko ari n'ibitero bikomeye cyane kandi bitoroshye bikomeza kugenda byumvikana mu duce tumwe na tumwe. Ubu rero amakuru ari kutugeraho ni amakuru meza ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba mabi ku ruhande mu by'ukuri rw'inyeshyamba cyangwa se rw'abashyigikiye inyeshyamba. Ni amakuru avuga ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ubuyobozi bw'ingabo muri Kivu y'Amajyepfo batangaje ko bongeye kwigarura utundi duce batwambuye inyeshyamba z'umutwe wa 23. Minisitiri w'ingabo z'igihugu yatangaje mu nama y'abaminisitiri yabaye kuri wa gatanu tariki 6 Gashyantare ko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zahagaritse ibitero by'ihuriro ryitwaje intwaro ry'umutwe wa 23 maze zongera kwagura uduce twinshi turimo n'umujyi wa Minembwe Centre ubu wamaze kwigarurirwa nk'uko byemejwe na Minisitiri w'ingabo, atangaza ko Minembwe Centre tayari 100% yamaze kugerwamo. Minisitiri yongeyeho ko FARDC ikomeje kurinda ndetse no gucunga umutekano mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, ndetse kandi nanone yemeza ko ibirimo Fizi, Uvira na Mwenga kugeza ubu ngubu ari ibice birimo biragenda bigenzurwa, aho mu by'ukuri ariko hakigaragara ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, bityo igisirikare kikagaragaza ko nta gucogora guhari. Ku itariki 2 Gashyantare inzego za gisirikare zari zatangaje ko FARDC mu by'ukuri bari bahuye n'igikombo gikomeye cyane, ariko kandi nanone kugeza kuri ngubu ngo mu bice bya Fizi abarwanyi barenga 30 baje kwicwa ndetse binashyira mu maboko, abandi banishyira mu maboko y'uruhande rwa guverinoma, abarimo twirwana ndetse na Ngumino barimo bashyigikirana n'izi nyeshyamba. Nubwo hari iyo nsinzi, umutekano uracyari muke, uturere tugiye dutandukanye twanga muri Kivu y'Amajyepfo turacyakomeje kugorwa no guca mu bibazo by'umutekano. Amakuru aturuka mu miryango itanga ubufasha bw'ubutabazi agaragaza ko iyongera ry'imirwano kuva mu Kuboza no 25 muri Kivu y'Amajyepfo ryatumye abantu barenga 500 bava mu byabo by'umwihariko mu turere turimo Uvira, Warungu, Mwenga, Shabunda, Kabare, Fizi ndetse na Karehe. Ibi bigashyira igitutu gikomeye cyane kuri imiryango kugushakira ubufasha mu by'ukuri aba baturage. Kugeza kuri ubu ngubu biravuga ko ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'imiryango mpuzamahanga barimo gutegura inyandiko zishobora gusiga abarimo Bertrand Bizimwa ndetse na Colonel Nanga Yeburo, muhuzabikorwa mukuru ndetse no muhuzabikorwa wungirije wa AFC-23, bashobora kuba batabwa muri yombi. Rero ibi ngo bikaba biri kuvugwa cyangwa se biri gutangazwa biturutse ku kuba hari amakuru avuga ko ngo abangaba bari kugira uruhare mu bikorwa byibasira inyokomuntu ndetse byambura uburenganzira mu by'ukuri benshi hano ngo, kandi bikomeje kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane. Aya akaba ari amakuru nayo akomeje kugenda kwirakwira hirya no hino cyangwa se agaragara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni mu gihe mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu bivugwa ko ngo aba aribo barimo baragenda bashyigikira rero ibikorwa mu by'ukuri by'izi nyeshyamba zikomeje kurangwa ndetse no kugaragara hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murumva uko byifashe cyangwa se uko bihagaze mw'abantu mwe muri amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidasiba nanone kugaragaza ko ziteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo bahangane n'iki kibazo. Ubwo rero reka unyemerere dukomeze n'aya makuru cyangwa se n'andi makuru tureba uko byifashe ndetse n'uko bihagaze hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
kugera ahangaha Sange. Ubu imirwano ikaba mu by'ukuri yari igeze aho bita Kabunambu. Ahangaha rero ni naho humvikanye ibitero bya drone, bivugwa ko izi drone zigera kuri 13 zagabye ibitero ahangaha zitana abarwanyi bagera kuri 18 umutwe wa 23 nk'uko amakuru aturuka muri bica bivuga. Ni mu gihe 23 ivuga ko mu by'ukuri irimo nayo igerageza gutegura ibitero ku gihugu cy'u Burundi nyuma yo kubona ko bajengerejwe ku buryo budasanzwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ibitero bigabwa by'indege ziturutse hano ku Burundi, kugeza ubwo ku munsi w'ejo ngira ngo mwagiye mubyumva cyangwa se ni amakuru agiye acicikana, bamwe bavuga bati haba hari ibitero bya 23 byagabwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga Mikel Ndadaye hano Bujumbura, ariko ibyo ngibyo biza kumenyekana ko nyine ibyo bitero bitigeze bibaho, ahubwo ngo bidateze no kuzigera bibaho, dukurikije amakuru y'ibivugwa n'uruhande rw'u Burundi ruvuga ruti twebwe twiteguye guhangana, mu gihe bavuga ko ngo mu rugamba batangije bafite n'intego ikomeye cyane yo gushyira ku iherezo umutwe wa Red Tabara uri gukorana n'inyeshyamba za 23 hano muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo babashe kugera ku ntsinzi mw'abantu mwe. Mu rugendo rw'amasaha 4 mu by'ukuri kuri kilometero 30 ku isaha zirenga uraba umaze kugera mu mujyi wa Bukavu uvuye aho bita Uvira. Uru rugendo rero nirwo rukomeje kumvikanamo ibitero bikomeye cyane umunsi ku wundi, ari na mpamvu ngenda gusobanura nkubwira nti umujyi mu by'ukuri wa Prito ninkomeza kugenda mvuga umujyi nuko tuduce n'ubundi n'uduce dusanzwe duteye imbere bitagoye cyane kuba watwita uduce tw'umujyi. Nk'ubu ngubu biravuga ko aho bita Nyangezi ahangaha abasore barimo Wazalendo bamaze kwazenguruka mu misozi yangahe ho Prito. Nyuma yo kwakira amakuru Wazalendo yari iri ahangaha mu bice byose muri Walungu, mu by'ukuri abari bari mwenga barazamutse basanga bari za Walungu, bityo baravuga bati hano kuri route nationale gatanu tugomba gukora igikorwa gikomeye cyane, bahita berekeza mu misozi yangahe za Nyangezi. N'urugendo rumaze iminsi bakoze urugendo rugera ku cyumweru, bakora mu by'ukuri uburyo bwo gucengera mu by'ukuri bucece kugeza ubwo ku munsi w'ejo 23 ifite ibirindiro ahangaha Nyangezi byabafashaga kusa nkaho bubaka urukuta rwo gukumira ko hashobora kubaho kugera muri ibi bice bya za Bukavu. Ahangaha basatira za Panzi bagiye bumva ahangaha Nyangezi ngo ibintu birakomeye. Ejo Nyangezi Wazalendo bagabye ibitero bikomeye cyane ku bindiro bya 23 mu duce tumwe na tumwe, byongera kugaragaza yuko mu by'ukuri uyu mujyi wa Bukavu urimo uragenda mu by'ukuri usatirwa cyane. Ubwo uduce nka Kamanyora, uduce nka Ruvungi twamaze gusigara hagati ya 23 ishaka kwikangura mu by'ukuri itangiye kugenda mu by'ukuri ifatwa amatekwa, dukurikije uburyo ki igisirikare cya Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo kugenda bategura urugamba. Bivuga ko rero ku munsi w'ejo ibitero bya drone byaje birasa bugira kuri 3 bita bigenda ahangaha muri bice bya Sange. Ni mu gihe amakuru avuga ko hari imyiteguro ikomeye cyane yari iri gutegurwa muri utwo duce twigiye imbere usatira Ruvungi ahangaha Kabunambu. Ibyo rero byose byari bitero bigamije kwerekeza ku mujyi wa Uvira, kuri ubu urinzwe n'abarimo Special Force Hibu, byamaze kugenda bishyirwa hasi. Ibi biraza bisatira izindi mbaraga zikomeye cyane zubatswe n'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndaza kubyita urukuta cyangwa se block yamaze gushyirwaho ku buryo budasanzwe, kuko ngira ngo murabiza harimo Poezero M23 naho yagombaga gucengera iturutse mu bice byo muri Fizi aho ngaho za Mwenga Prito ivuye muri Fizi aha Mwenga ikaza, bivuga ko bagomba kwikusanya bagafatanya na twirwaneho bagakora mu birindo bisanzwe bikoreshwa n'umutwe wa twirwaneho, ndetse aho hafi akaba ari cyitwa Red Tabara. Ubu ngubu ibi nabyo byamaze guhagarikwa kubera yuko ahangaha mu makuru tugeraho Poezero yamaze gukurwamo izo za Rwinsankuku. Ibyo bice byose byagombaga guteza ibibazo kugeza ubwo hapangwaga ko ari abasore bashaka guturika ibaraka baturutse inyuma bazengurutse nk'uko mubona Wazalendo iri kugenda ibikora, ariko ibyo byose bikaba bigaragara ko byakomeje kugenda bihagarikwa. Iyo n'indi ntambwe ikomeye cyane yaje guterwa ahangaha. Ngira ngo mukomeje kumva amakuru avuga ko ngo igisirikare cya Tanzania TPDF cyaba kiri ku mirongo y'imbere ku rugamba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru koko mu by'ukuri bavuga ko ari impamu,
ariko akaba ataratanga igisubizo cya nyacyo kigaragaza uburyo ki Tanzania yaba iri kwitwara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Gusa uko byagenda kose iki gisirikare kikaba kitezweho intsinzi hakurikijwe amakuru ndetse n'imibare y'ibigenda bivugwa, nk'uko amakuru agenda atugeraho kugeza uyu munota cyangwa se kugeza na magingo aya. Nubwo imibare igenda itangwa y'abari kugwa ku rugamba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu by'ukuri abenshi bavuga ko itizewe, ariko harabarurwa benshi bakomeje kugwa muri ibi bitero birimo bigenda bigabwa. Igitero cya drone cyarashwe na 23 ntabwo kigeze kigera ku ntego, ibishyira mu by'ukuri mu byago bikomeye cyane uyu mutwe wa M23, bikongera kugaragaza ndetse no kwerekana ishusho ikomeye cyane y'ibiri kugenda biba. Ni amakuru mabi cyane ku mutwe wa 23 kumva ko drone ziri guturuka ku Burundi zikomeje kubakorera ibyamfura mbi cyangwa se zirimo zirabakorera ibishitani ku buryo budasanzwe, ariko kandi amakuru akavuga ko izi drone nubwo mwumva zagomeje kugenda zituruka ku ruhande rw'u Burundi, ntabwo izi drone ari iz'u Burundi, ni drone zaturukijwe i Kinshasa ndetse zizanwa ahangaha mu by'ukuri i Burundi, kubera ko niho bugufi bishoboka mu gutegura ndetse no kuba hakwifashishwa nk'inzira y'ibitero bigana ku nyeshyamba z'umutwe wa M23. Rero mw'abantu mwe, nta bundi bumanzi cyangwa se nta kindi kibazo cyaba cyarabiteye. Ibyo rero nk'uko bikomeje kugenda bikorwa biratuma M23 irushaho kugenda yinubira ubutegetsi bw'u Burundi, ivuga ko isa yari yose ngo bashaka gutegura ibitero, ariko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye cyangwa se Evaristo Ndayishimiye batazira General Neva nawe akavuga ati twe nk'abarundi turiteguye. Abarundi mu by'ukuri nabo kugira ngo bagenda babigaragaza umunsi kundi muri komenti, ndetse n'abagenda babivuga ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko Uburundi bwiteguye guhangana n'ubutwe wa 23 n'ibitero bishaka kugabwa. Uburundi bwo buvuga ko buri mu gikorwa cyo gufasha Repubulika Demokarasi ya Kongo mu guhangana n'umutwe w'ingabo z'amahanga wagabye igitero, ariko M23 yose uko ibyumva ivuga ko iri kurwanya uburenganzira bwayo. Ibyo rero bikaba impamvu zinyuranye zigera kuri ebyiri zituma izi mpande zombi zihanganye kugeza uyu munsi. Ntabwo tuzi niba bizaba ngombwa ko iyi ntambara izaba kurwana hanyuma uneshejwe akaba atsinzwe, cyangwa se ibi biganiro tugenda tubona, ibi bya Washington, ibiganiro bya Doha tugenda tubona Nairobi, bishobora kuzaba ari cyo gisubizo kirambye gishobora kuzageza ku ntsinzi ndetse n'ihagarikwa ry'iyi mirwano iri hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni impamvu nyinshi kandi zingana ururo zigenda zigarukwaho mu by'ukuri zituma habaho kwibaza cyane kuri iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ikiri inyuma cyangwa se ibyabitera. Ariko uko byaba bimeze kose mu by'ukuri cyangwa se uko byaba biri kose, abenshi bakavuga ko byanze bikunze hari abari inyuma y'intambara cyangwa se hari ikiri inyuma y'intambara, ari nacyo kigomba gushyirwa ku iherezo kugira ngo intambara irangire. Nubwo rero amaoperasiyo agiye atandukanye agenda akorwa, ngira ngo muragenda mubyumva, tugenda tubibagezaho kandi ari nabyo tugenda tubabwira. Ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo, MONUSCO ivuga ko yo yiteguye gutanga ubushobozi bwose bushoboka, ndetse biteguye no kugaruka muri Kivu y'Amajyepfo, muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no muri bice bya Kamanyura, ahazanyangezi n'ahandi twagiye tugaruka, bagatanga umusada ndetse n'ubushobozi bwabo mu kugira iki, mu guhagarika ibi bikorwa byibasira mu by'ukuri abaturage cyangwa se bigira ingaruka zikomeye cyane umunsi ku wundi ku buzima bw'abaturage. Unyemere rero nkomeze kugenda nkugezaho amakuru. Umuryango umwe bwa Afurika wamaganye ibitero by'iterabwoba byagabwe ku kibuga cy'indege mu by'ukuri n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 hakoreshejwe drone. Ibi nanone ntabwo nje kukubwira ku bijyanye n'ibi bitero, ngira ngo amakuru menshi wakomeje kugenda uyumva, ahubwo nje kukubwira ni iyihe shusho biri gutanga cyangwa se ni iyihe shusho biri guha iki kibazo dukoresheje cyangwa se dukurikije ubugororangingo, tutitaye kuvuga ngo uruhande runoro. Kuba umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushobora kuba mu by'ukuri wahaguruka mu gihe 23 igabye ibitero nk'ibi ngibi bya drone, ariko tukabona uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo narwo rugabye ibitero bya drone, ntago bivuzweho. Bivuze ngo M23 ikwiye kugenda gake aho ngaho, kuko mu by'ukuri ifatwa nk'umutwe w'inyeshyamba
nta kindi kintu kiba kiri aho ngaho. Ubwo rero bivuze ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe aho ngaho uba wigaragaza ko ushyigikiye cyangwa se werekana ko ushyigikiye ko ubuyobozi bwirwanaho. Bivuze ngo ibyo bitero bya guverinoma biramutse binatsinze cyangwa se bigeze ku ntego, guverinoma yo nta kintu ishobora kuba yabazwa, ahubwo byaba ikibazo mu gihe ibitero by'inyeshyamba bishobora kuba byagera ku ntego, kuko nk'uko mubyumva no kuba bitageze ku ntego, ngira ngo murabizi ko drone zose M23 yari yahagurukije zerekeza kuri ikibuga cy'indege Kisangani mu ntara ya Chopo, zahise zose ziraswa zishyirwa hasi, ariko urumva ko M23 byaje gukomeza kugenda bibana ikibazo. Ibi bikaba bigaragaza amahirwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze guhabwa ndetse n'icyizere, ari nacyo yagiye isaba no mu minsi yashize igomba guhita igira iki guhita ibyaza umusaruro. Ubu tuvugana ibitangazamakuru byinshi byagiye byandika bigaruka ku bijyanye no kuba hari ibihano bishobora kuba bizabaho ku bihugu bishinzwe gushyigikira umutwe wa 23 by'umwihariko ku Rwanda, bitewe nuko ibi bitero nyuma y'uko bigabwe bivuga ko ngo ni ibitero byari byateguwe kandi byari byateguwe na 23 kandi bishyigikirwa n'uruhande rw'u Rwanda, ariko mu by'ukuri byagiye bivugwa n'ibitangazamakuru bimwe na bimwe ibyinshi byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ko rero ibyo ngibyo bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane. Noneho bya bihano tukomeza kugenda twumva Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye ivuga kenshi, ugasanga noneho igihe kirageze cyangwa se nicyo gihe kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane gifite mu by'ukuri impamvu nyinshi zo kugira ngo kugira ngo kibeho, ariko ari na rwa rugendo twagiye twibutsa abantu ko ibibazo byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mugenda mubona mu by'ukuri Repubulika Demokarasi ya Kongo ibifite mu biganza kugira ngo ibibazo ibishyire ku iherezo cyangwa se ibashe kubihagarika. Byanze bikunze igisubizo kirari, kuko Repubulika Demokarasi ya Kongo ni igihugu gifite ubushobozi kameme, ni igihugu gifite amabuye y'agaciro, ni igihugu kinini gifite abaturage benshi, bityo nge mbona ko igisubizo Repubulika Demokarasi ya Kongo igifite. Uyu munsi Tanzania yamaze kwivanga muri ibi bibazo, irimo iragira uruhare mu mirwano, Burundi burimo buragira uruhare mu mirwano mu rwego rwo gukumira ko ibyo bibazo byabageraho, kandi baje kubikumira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gutekereza ko bishobora kwambuka iki gihugu bikagera hano muri bikagera hano muri Tanzania ndetse n'ahandi hose. Ibyo rero ni urugero rwiza rw'ibindi bihugu uko ruri kugenda rugerageza kubikora, ariko mu by'ukuri ntabwo bivuze ko Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo ishobora kuza kwambuka ikajya guhangana n'ikibazo, ariko by'umwihariko niba noneho yamaze guterwa birakwiye ko ishyiramo ingufu zishoboka izo ari zose cyangwa se izo ari zo zose mu by'ukuri kugira ngo iki kibazo kibashe kuba cyakemurwa cyangwa se cyashyirwa ku murongo. Ni amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye, ngira ngo mugenda mubyumva, tugenda tuganira kenshi gashoboka kugira ngo mubashe kugenda mumenya aho biba bigeze. Niyo mpamvu rero natwe tugenda tubasaba umusanzu, mu by'ukuri nabyita ko bidufasha kurusha kugenda dukora na morale nyinshi kugira ngo mubashe kubona nyine aya makuru mu buryo bwiza kandi bugezweho. Niba ukunda kandi ukaba ushyigikiye Bosco, ntibuze kugusaba ikiguzi cyinshi, ni ukunyarukira kuri Barore TV ugakanda subscribe cyangwa se sabone, ibyo biraba bihagije, ubundi ukomeze mu by'ukuri ukurikirane na Region Info, hanyuma nta kindi cya gisigaye natwe no kugira tugutegura amakuru tuyakugezaho uko bwije n'uko bukeye. Ngira ngo mwumvishe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho batangiye gukorana ku masezerano yari yasinywe hagati y'ibihugu bigera kuri bibiri, u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi nanone nyine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zirimo. Noneho ya masezerano Amerika isa nkaho yayahinduye ay'ibihugu bibiri, no kuva isa nkaho yayahinduye amasezerano ari hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse nayo ubwayo